uzi ko kurya neza nabyo biri mu bintu byakugabanyiriza ibiro. Uyu munsi rero turarebana hamwe imbuto zigera muri 10 zakugabanyiriza ibiro utiriwe ukora gym nyinshi cyangwa se ujya muri siporo nyinshi zikaba zakugabanyiriza ibiro. Turareba ese ni gute wazifata izi mbuto ku buryo zikugabanyiriza ibiro. Abantu benshi bazi ko imbuto zigabanya ibiro ariko si bazi ese ni gute nazifata. Umunsi rero nicyo kintu tugiye kugarukaho, ndakubwira n'uburyo ki wazikonsomamo. Waba ufite ibibazo by'ibiro byawe cyangwa se ufite ibibazo by'uko utangiye kuzana ibiro byinshi cyangwa se utangiye kuzana umubyibuho ukabije, ibyo byose byo bigiye gukemukiraho. Ngo wahe ikaze rero hano kuri Chef B Alex. Njye ni Chef Alex, ni mu kiganiro ubuzima bwiza. Uyu munsi rero turagaruka ku rubuto rwa pome. Iyi pome ni urubuto rwiza cyane, dore ko pome ngo nayo ikungahaye kuri fiber. Ya fiber murababwira iba mu masalade cyangwa se mu mboga z'icyatsi, pome nayo irayigira. Iyi fiber rero tukiyumva twumva ko ari fiber idufasha kuba urubuto cyangwa se ibintu nyine bifite fiber. Iyo biriye bituma uguma umeze nk'uhaze. Iyo biriye bituma uguma umeze nk'uhaze, bikakugabanyiriza kuba washaka kujya vuba cyangwa se wajya inshuro nyinshi ku munsi. Bigatuma nyine byakugabanyiriza ibiro. Irundi rubuto tuza kureba, turareba urubuto bitwa strawberry cyangwa se inkeri. Inkeri ni imbuto nyinshi zitandukanye ko muri kuzibona, harimo strawberry, hakazamo blueberry n'izo zindi zose nazo ni inkeri. Then izi nkeri rero zigufasha, zifitemo fiber nyinshi, calories nkeya, zikajyana icyo bita antioxidant, zikora mu buryo ko zagabanya nazo ibiro cyangwa se ko zagufasha kugabanya ibiro. Urundi rubuto rwa gatatu turi buze ku rubuto rw'inanasi, pineapple. Pineapple turabizi neza, pineapple igiramo icyo bita enzyme yitwa bromelain, ifasha mu igogora ry'ibiryo wariye cyangwa se uri kurya. Iyo burya ufashe pineapple mbere cyangwa se nyuma y'ibiryo iragufasha, ariko byiza no kuyifata mbere iragufasha kuko ikungahaye ku mazi, ifite amazi menshi, nayo burya atuma wumva uhaze. Ari amazi y'inanasi atuma wumva uhaze ku buryo utari buze kongera kurya vuba. Urundi rubuto rero ni orange. Orange nayo igiramo icyo nakitwa vitamine C. Orange igira vitamine C ngo twayibonye, kandi vitamine C igira nayo orange igira nayo amazi menshi. Orange igira amazi menshi, cyangwa se n'undi rubuto bita grape. Grape ngo tubizi nayo ikungahaye ku kintu kijyanywe nuko wagabanya ibiro byawe. Orange cyangwa grape bikungahaye ku bintu byo kugabanya ibiro, cyane cyane no wabifatanyije ari ibintu byiza cyane. Grape yo igabanya ibiro ku buryo bwihuse kurusha orange cyangwa se kurusha ibindi, ko grape yo irafasha, kandi grape ziraboneka ahantu hose mu alimentation wajya kwishakirayo. Wajya kwishaka ukayifata, ariko ibiro byawe niba kurengane. Urundi rubuto rero turi buze kureba hano ni urubuto bita avocado. Avocado nibwo igira amavuta menshi, ariko aya mavuta aragufasha, ni meza cyane kuko aya mavuta iyo yariye atuma uhora wumva uhaze. Bikaba byagufasha ku buryo wumva ko utari bwongere gushaka kujya vuba. Nicyo kintu avoka nayo igufasha. Amavuta ni meza ya avoka. Then tukaza ku rubuto rwitwa umuneke. Umuneke rero nawo, umuneke ni mwiza cyane kuko burya umuneke ugiramo calories nkeya cyane. Umuneke rero unafasha cyane, murabizi abenshi, uranaryoha, wanawutera courage urya. Ku bantu barangije siporo urawurya, cyangwa se ku bantu bakora siporo bakunda nabo kurya imineke kuko igiramo calories nkeya, kandi burya umuneke ugufasha no guhaga vuba. Urahaza nyine urahaza vuba kuko iyo wariye umuneke cyangwa se umaze kurya ugahita urya nk'umuneke tubyumva kuri suhaga. Burya umuneke ugiramo icyo bita potassium, ifasha umubiri kugumana amazi ku rugero rwiza, nyine ifasha umubiri kugumana amazi ku rugero. Ikindi cyane tureba, urundi rubuto ni urubuto bita passion cyangwa se amatunda, passion cyangwa amatunda. Passion nayo burya iba nziza iyo uyiriye. Passion wumva ukirya uhita wumva nawo uhaze, irahaza kuko nayo ngo ikungahaye ku kintu bita fiber, ikazanamo n'icyo bita vitamin.
rero ku cyiza nuko ku munsi passion ushobora kujya imwe kugera kuri 3 cyangwa se zikarenga zikajya kuri 5 ariko nizibe nyinshi cyane nazo. Passion ni nziza iyo uriye nayo utawumva uhaze. Kandi ikindi cyakaye nababwira, burya umuntu ushaka kugabanya ibiro agira inshuro ajya ku munsi, agira nyine uburyo ki apanga schedule yo kujya. Umuntu muzima aba akwiye kujya inshuro 2 ku munsi, ntabwo ukwiye kurenza inshuro 2 ku munsi. Ibi ngibi byose uko wabifata cyangwa se izi mbuto zose wazikonsoma ariko utaziriye 2 ku munsi cyangwa se utari inshuro 2 ku munsi, ntacyo uzagufasha. Ukwiye kuzijya ariko n'ibiryo bisanzwe ukabijya 2 ku munsi. Kandi icyiza kirimo imbuto ziribwa mbere y'ifunguro, nicyo cyiza kugira ngo zize kugira icyo zikumarira. Ikindi tuza kureba ni lemon. Lemon nayo burya lemon nziza, turabizi neza ko lemon ivanze n'amazi aba ari ibintu byose. Lemon ivanze n'amazi igufasha gusukura amaraso yawe, igufasha gusukura igifu cyawe, cyane cyane lemon kuyifata mu gitondo ukibyuka iri kumwe n'amazi, ariko wakuntu ukata slice ugashyira mu mazi ugategereza iminota 30, then ukaza kuyanywa, iragufasha kuba yakugabanyiriza ibiro. Ikindi nakubwira, burya lemon ushobora kuyifata mu gihe umaze kurya wenda nk'ibintu by'amavuta cyangwa se ibintu wumva ko biri heavy, ugafata lemon ukaba wayivanga n'amazi ashyushye, then ukaba wayanywa amazi akazuyaza maze kurya. Then ibyo bintu bigabanyiriza rwose ibiro ku rwego rwiza. Rwa 9 cyangwa se urundi rubuto rushobora kuba rwagufasha ni urubuto bita ipera. Ipera rirahenze cyangwa se na ku isoko ntabwo rikunze kuboneka cyane, kuba amapera ya masizoni atandukanye nyine atari meza cyangwa se ntabwo akunda kuboneka, niko nabyita. Gusa ipera rigiramo vitamine ya C. Iyi vitamine irafasha cyane kurusha n'ironji. Ni nziza cyane kurusha n'umuntu uri ironji, kuko ipera burya nubwo umuntu atakunze kuribona ariko ipera wagerageje ukaribona, ipera ryagufasha. Ipera ryafasha, ni byiza cyane mu kugabanya ibiro. Ni byiza cyane mu kugabanya ibiro ku bantu batari babizi, ipera rigabanya ibiro. Urundi rubuto rero rwa 10 cyane narwo tugiye gusoreza aho ku bintu bijyanye n'imbuto, ni urubuto rw'ipapayi. Ipapayi ifasha mu kintu cyitwa nk'ingogora, kuko igiramo na calories nkeya. Igogora nyine kwa kundi ujya ukumva bimeze neza, igiramo na calories nkeya. Biba rero kuko ipapayi ishobora kuba yazigusimburira n'ibiryo, kuko ipapayi bugira haza cyangwa se ukayifatana nyuma y'amafunguro. Ipapayi irahaza cyangwa se ukayifatana nyuma y'amafunguro, nabwo yagufasha. Then hari ukuntu ushobora no kuba wafata burya ikindi kintu kigabanya ibiro, ushobora kuba wafata pineapple juice like nk'itasi, ubundi ugashyiramo igice cya papayi juice, umutobe w'inanasi, ikirahure ugashyiramo igice, ukabivanga n'igice cy'umutobe w'ipapayi, igice cy'itasi. Ibyo bintu nabyo bifasha mu kuba wagabanya ibiro byawe. Urumva rero ko turayanya hamwe uburyo ki wagabanya ibiro byawe. Imbuto zitarenze 10 cyangwa se imbuto 10 zagufasha kuba wagabanya ibiro byawe mu buryo bwiza kandi bwihuse. Genda rero bigerageze, kandi ujye ugerageza ujya kurya neza no kurya 2 ku munsi, kuko izo nshuro iyo zirenze 2 ku munsi rwose uba uri kwica umubiri wawe. Kandi ukagerageza ukajya no kuri toilette bishoboka nk'inshuro 5. Kujya kuri toilette nibyo bintu bya mbere byerekana ko umuntu ari muzima. Iyo rero uri muzima cyangwa se iyo wafashe izi mbuto nkubwiye, bigufasha kuba wajya kuri toilette inshuro zishoboka, ni inshuro 3 ku munsi, mu gitondo kibyuka, saa sita cyangwa se na nimugoroba. Izo nshuro 3 yo ku munsi iyo utajya kuri toilette, ntago umuntu kuvuga amara yawe aba akomeye, amabara yawe ntago aba yoroshye ku rwego rwiza rw'uko ufite ubuzima buzira umuze. Rero ndagushimiye kuba tugeranye aha ngaha. Niba wakunze iyi video utagenda utarayikinze, kandi ntibagirwe kuma subscribe yawe, like, unayisharinga abandi, wasangize kugira ngo dukomeze kutugire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.
ni support ikomeye kugira ngo bigere no ku bandi, ukande kuri like, uraba uyihaye umugisha ngo igere ku bandi iyi video nabo barebe ibi byiza biri hano. Thank you so much. Ciao ciao.